duhere mu karere ka Rutsiro. Brandine muri Rutsiro ngo byifashe bite? Turebe ibyabereye muri Rutsiro. Muri Rutsiro bari kutubwira yuko ngo hari umuntu ukekwaho gusambanya umwana w'imyaka 15 amushukije ibisuguti. Ibitsina by'abantu muri by'abagabo muri iminsi imeze bite? None aho ngaho isubi konfirma byabaye. Nukekwaho gusambanya umwana. Ndabikonfira ko byabaye se n'ubuwabere wabo baba konfirma. Nukekwaho gusambanya umwana ntabwo yamusambanya. Abagabo muri iyi minsi babonye umutima ubana ku buryo basigaye barongora abana kweri. Ngo yaramubwiye ati ngwino nkubwire abamuhaye akabiswi abamwihereranye ahantu. Ariko none nabwo wakwibaza umukobwa w'imyaka 15 nubwo amategeko nyine avuga yuko kuko wabikoze ukekwaho kubikora nawe afite imyaka 18. Ni umusore w'imyaka 18 wasambagereje 15. Nabwo wakwibaza umwana w'umukobwa w'imyaka 15. Ni umuntu gushikishwa biswi. Biswi se muheruka kuzirya? Muheruka kuzirya? Biswi se nizabana. Ntabwo heruka kuzirya. Ubu se ubunyunyuru umaze kugera uheruka kurumva urwo ari rwo. Nizabana nyine. Umuntu heruka kwirya biswi rero ni wakubwira ibyiza bya biswi. Wowe utayizi, wowe uratuza ugasoma inkuru ukumva ibyo ngo uburyohe burimo. Inshuti yawe wowe buretse gato bagushukishije ipo cyangwa bana yo kwambara washukishije biswi amutandukanye mwese nimwashutswe. Icyo nkubwira icyashukishije oya buri rwego rw'umuntu agira ikintu gishobora kumuvura. Imyaka 15 washukishwa biswi yacyaryoshye hanzana abagabo barazira. Hari biswi z'abagabo. None se uwo muri yagushikisha biswi ubikunda? Hari biswi z'abakuze. Tujye dukoma urusyo dukomerega n'ingasire. Nta gukoma n'ingasire. Turebe icyatumye umuntu afatwa ku ngufu. Inzira byaraciye byose yakorewe icyaha. Ntawe akagiye n'icyaha cyabaye. Ariko iyo bavuze ngo bakoma urusyo bakome n'ingasire ureba ku mpande zombi. Uyu ni umwana erega. Kuki uri gufata uruhande se direct kandi umuhungu akekwa ataranamara. Turabigane ku uyu n'umwana. Umwana nawe akekwa umwana. Ariko se umukobwa yaka 50 birashoboka ko byabyara cyangwa bikaba bitarabaye. Ubu ngubu turimo turakora ubusesengura. Inkuru tureba ariko tutazi. Wenda ari umwana w'imyaka 3 inkuru yo baravuga yuko ari ukekwa. Akekwa gusambanya umwana w'imyaka 15 amushukije biswi. Umusore w'imyaka 18 wo mu karere ka Rutsiro afunzwe akekwa gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 amushukije biswi. Ibi byabereye mu murenge wa Manihira akagari ka Muyira kuwa 28 Kamena 2026. Amakuru igihe yamenye nuko uyu musore yahamagaye umwana w'umukobwa kuri telefone ngo aze amubwire hafi iwabo mu masaha ashyira saa 2 amushukisha biswi abona kumusambanya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Manihira ukishaka TCA yabwiye igihe ko uyu musore yamaze gutabwa muri yombi ndetse uwahohotewe yahise ajyanwa kwa muganga kugira ngo yitabweho. Ati amakuru twakiriye nuko uyu musore yahamagaye umwana w'umukobwa akamusanga hafi wabo akamushukisha biswi akamujyana mu gashyamba akamusambanya. Umwana nawe yageze mu rugo ahita bitekerereza papa we nawe ahita atabaza irondo n'inzego z'ibanze. Uyu musore atabwa muri yombi. Umwana w'umukobwa yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Rutsiro nyuma aza koherezwa ku bitaro bya Murunda kugira ngo akomeze kwitabwaho mu gihe umusore afungiye kuri station ya Rusebeya. Ariko se reka mbabaze sa umwana w'imyaka 15 umuntu atangira kujya muri adresse ku myaka 12 ku mukobwa. Imyaka 10. Oya niko wabayeho. Ariko niko siyanse ivuga ibyo by'ibereho. Burindire Jean Pierre bugenze. Oya bugenze gaje sibyo. Tugende kuri siyanse. Umukobwa ku gitsina gore. Umuntu bivugwa ko agera muri adresse mu gihe cy'ubwangavu ku myaka 12. Uyu nguyu tayarengeje imyaka ingahe 3. Umuntu kandi no ni handi umubiri w'umuntu utangira kudevelopa ibice bimwe na bimwe na feelings cyangwa ibyimviro bimwe runaka nta wamenye sibyo. None se umwana uri muri adolescence ari kumwe n'undi mwana w'umuhungu umurusha imyaka itarenze 5. Niyo muhungu afite 15 amurusha imyaka 3 bari kumwe barahana aho ngaho muri kwe wenda ubundi ahangaha ntabwo ibyo tuvuga yuko biramutse byarabayeho ukekwaho kubikora bikamuhama agomba kubiryozwa akabihanirwa. Ariko nanone tugaruke kuri aba bana b'abakobwa. Umwana w'umukobwa uhamagaye kuri telefone ku isaha za saa 2 za nijoro akagenda yari wenda yari anavuye no ku ishuri niba yiga we yarazi kagiye hehe muri kureba umusore muri iryo joro. Hari niyo asanga wenda baramusanganye iyo biswi bikavuga ko ari yamushikije. Yes. Ariko kunumva cyambere tubuze kumvikanaho no kubigitwa umwana
ko bimeze siko bimeze umwana nibyo voilà umuhungu se umwana umwana sinzi imyaka y'ubukure okay nari ubwo umuhungu n'umuntu niba umwana n'umukobwa donc impamvu amategeko yategetse yuko kuva ku myaka ini kugeza kuri iyi niba ukibwobarwa nk'umwana nuko rimwe na rimwe ubwenge bwawe buba butarabasha kwifatira icyemezo rimwe na rimwe ukagifatirwa n'ababyeyi bitewe n'impamvu runaka so niba umusore yararebye ntuza weakness z'umukobwa cyambere nyine aracyari umwana agaprofitira aho ngaho aracyakekwa agaprofitira aho ngaho agasha gusambanya umukobwa ibyo ngibyo kuvuga ngo umukobwa ngo afite imyaka 10 nangwa mu rushinga ibyo ntabwo amategeko bireba rero ibyo ntawe wabivuze twe cyo turi kureba ni ukureba umwana uwo nguwo uvuga ko ari umwana agafata telefone saa 2 za nijoro byari byose yasohotse mu rugo batabizi yabihisha ababyeyi be akagerageza gukwepa ababyeyi be ibitekerezo afite urumva bikiri ku rwego rw'umwana gusohoka se ubwo biha uburenganzira ugiye kumusamba oya nyine turimo turareba reka n'umuntu mukuru nawe none se uragira inama abana noneho uragira inama abana ko bazajya basohoka bagatoroka nijoro bakagenda icyo numva cyo ntago uzatangira abana ngo bareke gusohoka oya urabagira inama se none urabashishikariza ntago umwana bakwiye gusohoka mu urabashishikariza ukiri muto umubyeyi atari urabashishikariza imyaka 15 bamutuba kuri butike ku mugoroba saa 2 none se abari bamutumye mu gihe agiye ababyeyi batabizi aho ngaho urumva ibyo aha ngaha baravuga mu nkuru ko yahamagawe agasohoka mu rugo uyu yitwa umwana yashukwa ikindi nacyo ikindi wanareba ikindi wananibaza ese umubyeyi wagiye kuma telefone we agatunga telefone byo tuze kureba uyu ni umwana erega ibyo umva Jean Pierre ibyo byose ibyo ntawe wigeze ibyo ntawe wabihakanye byuko ari umwaherekare bibaza ngo biscuit bayishukisha umuntu ugo umva nibyo turi kuvuga nyine nta n'ukwezi kukagushukisha n'ibindi biteye ijambo gukoma urusyo n'ingasire wumvisha icyo ari cyo ariko ntabwo rugero ikoreshwa aho ngaho buri ntabwo bivuze kumwihoterwa ntabwo oya twe turimo turareba twatangiye tuvuga ngo akeneye ubutabera reka mubaze Jean Pierre twatangiye tuvuga ngo ntabwo bivanaho icyaha cyaba cyarabaye n'uwabikoze cyangwa se ucyaka kubikora biramutse bimuhamye yabibazwa ariko noneho ariko reka byihore uri kubyumva ariko nuyinjiramo urabugiye kugira ute urabugiye urugero rwawe nk'umutangabuhamya Jean Pierre oya waba wisha ibintu oya reka mumbaze Jean Pierre waba kumyaka yawe twebwe turimo turigisha abantu kumyaka yawe umuntu yagushikisha yaterwa n'uwo rashaka kubikora turimo turigisha abantu turimo turigisha abantu ava hano ku kazo gato yagiye hari ati sanga hano urumva oya ntukayo ntanga ingero z'ibyo bitakaragaza ugurire icyo kurya ivuge wowe ivuge wowe nukayo ntanga ubu myaka yawe umuntu yagushikisha ibiryo hari imyaka umuntu ageramo ikintu wamushukisha kigayana kizamura urwego urumva hari ikibazo kuko turanareba uyu munsi umwana w'imyaka 15 ntago yemere kubarurwaho simukadi turabyemera ku babyeyi cyangwa ibaruye ku babyeyi ese umubyeyi we wagiye guha umwana telefone akagera ku rwego ese ntiyanayifata afite nyina ni nayo mpamvu nyina naha ngaha nabwo nubwo ibi byaha turimo kubibona ababyeyi nabo bararangaye bafitemo uruhare arangaye gute yari itatabaza mu gihe umubyeyi atabizi nese ubwo umwana nta nubwo abana biba telefone zo wabwirwa n'iki se impamvu yatabaje atari uko wenda se yaramufasha ahubwo ikibazo kibaho donc ababyeyi bajya bibeshya ku bana ko bakuze ako mu nkuru ntabwo buko yatabaje yaratashe buriya mubyeyi waramubaza wari uri hehe wanasanga bari batangiye inshingano za kibyeyi yarazubahirije ni hano usanga bakubise inkoni zikuriye bareka kugisha ukuri bareka kugisha amuha telefone mbere na mbere uri kubyumva ushobora gusaba telefone yari afite atari y'umubyeyi ariyo ababyeyi bamuhaye ayimuha nabwo yari arimo agenda mu expose kuko ira telefone itahaba ntabwo haba harabayeho guhura kuriya mu usoro abana bigiye bafite imitwe cyanje n'igihe nawe iyo dufite na telefone uwo mwana rero ugira iyo mitwe uracyamutekerereza hasi muri bya bindi by'ubwana ngo abakuze ariko reka tuze gusubira gatoya umwanditsi icyo yashatse kugaragaza ni icyaha cyabaye nubwo ataragihamwe sibyo nicyo nyine twe natwe turimo kuvuga umwanditsi nigeze tubwira ngo unyabona muze gutekereza ngo impamvu iki umwana yasohotse none turi hano kumara turebe uyu musore wuje imyaka y'ubukure kubera iki impamvu ki byamuteye gusanga abizi neza ko uyu mwana ari mutoyi gerekaho ukekwa uyu ni umwana yasohoka mu buryo bumeze gute yajya ibyo ngibyo niyo mpamvu amategeko yashyizeho yuko afite umwana gerekaho ukekwa kuko uyu munsi bishobora no kugutungura
ugasanga bigeze mu rukiko ubwo turimo turatera intuza hose ugasanga uyu mwana w'umukobwa turi kuvuga afite imyaka yo gukura kuko uyu munsi turimo kubiganiraho ntabwo dufite icyemezo cy'amavuko turemera ibiri hano oya ntabwo kandi mu turi gusesengura turi gusesengura oya ibi byanditse ureba hirya ukareba no hino ibi byanditse ntabwo bibi hame nibyo duheraho dusesengura none se ntabwo uzi kesi ya Ndimbati kesi ya Ndimbati ntabwo yize se ko urumva mwazinutse mugiye kuvugira abantu bari guhohotera oya ntabwo kuvugira nta numwe uvugiye undi ariko nawe ushyize mu gaciro wakuvuga ko mu myaka 18 afata ku ngufu umwana w'imyaka 18 mutababaye no kubera kuvuga ko gihangayikishije u Rwanda ariko na bamwe muri aba bana ko abana hafi 60 bagwa ari umwana gushyira muri situation mbi bikarangira none se uzi ko ushobora gusanga urebye neza wasanga uyu muhungu n'uno mukobwa bakundanaga niba ari abo muri karitsiye imwe ugasanga harimo ibintu byinshi n'ubundi kuko nabwo wakwibaza ukuntu uriya muhungu yafashe inimero y'uriya mukobwa cyane akamuhamagara wakwibaza aho bahuriye byanze bikunze umukobwa yari asanzwe ahari umuntu muwe bwa mbere yaguhamagara saa 2 z'ijoro ukajya kumureba utamuzi ntabwo bibo nuko basanzwe baziranye ahubwo ikintu cyo twabitanye tuvuga yuko muri iyi kesi ntabwo uri gukekwa cyangwa se tuvuga icyaba cyarabaye cyose ntabwo icyo ngicyo tugikuraho ni icyaha ariko ku rundi ruhande yaba abana b'abakobwa yaba b'abahungu umwana w'umukobwa uhamagaye wa mugani bwa mbere saa 2 za nijoro ntabwo ni nkako ushobora gusanga umugani wa nkuko wabivuze yaragiye bagakora ibyo bakora yataha iyo bamukozaho igiti nka kabiri akabatereka mvugisha ukuri yavugisha ukuri umubyeyi nyine akumva ko umwana we yasambanywe akabatereka nzura umuhungu mwemeze ubundi nuko tugira abanyamakuru badakora follow up wazasanga uno musore mu gihe cy'ikuburana avuga ati twari dusanzwe twa tumaranye igihe none se kuko n'umwana bagiye kumusubisha basanga ko bararyamanye imibare twarayivuze twayisomye mu Rwanda imibare iheruka igaragaza ko abakobwa ibihumbi by'abangavu baterwa inda barenga 300 buri munsi ni 60 none se ahubwo kuki hatakorwa hatanakorwa 23 bya buri mwaka hadakorwa n'uburyo hakagombye kuba hanashyirwa n'ubukangurambaga bwigisha nabo bana kuko kenshi usanga uburyo baratewe minda hagombye kubaho n'ubukangurambaga bw'abana basore uzi ko ugeze ku myaka 18 ukumva igitsina kirishaka gutamaza urumva shaka byibura abantu urumva bakuruta nabwo kandi ugenda ugiye gutereta apana kujya wishyizamo kugomba kurongora Jean Pierre reka mu basiki cy'amatsiko burindiriye tugiye tureba nk'abagabo bashatse nuza intervale y'imyaka irimo hagati yawe n'umugore wawe so ushobora gusanga iyo uzo kureba ufite 18 wari kuba umurusha imyaka hafi 10 urumva none nareba abasore abagabo ikintu kijyanye n'abana iyo mibare wari unavuze ese ubundi yeri hari ikintu ngewe mbere ko cyera nagitereta nge gitereta yeye nabaza kubaza ufite imyaka ingahe ushobora kwibeshya rero nese nta bantu babana umugabo uri imyaka 10 cyangwa 15 nibyo ndi kukubwira uramutse ugendeye kuvuga ngo umuramubaza uko mubiri n'umubiri nshaka kwisanga nawe ari abantu bakundana ubwo gasanga bakundana imwe afite bakundana biga primaire bakagera igihe babana abo ngabo kuko batafashwe ntabwo bitwonya wowe turubuze kumva gake ko imyaka yujuje y'ubukuru ubwo turi kuvugira babana rero watangaga uraba abasore n'inkumi kuko hari n'abasore nabo bahohoterwa ego kumaranye cyane aho naba bakaba kahago hari n'abasore nabo bahohoterwa mu minsi yashize urubanza rwari rurimo ruburanishirizwa ntago mbe akanyere ku rukiko gake none se abo bo turabirengagiza turahangayitse abana bagira muri 60 b'abakobwa bahohoterwa buri munsi nutega amatwi rero bafatwa ku ngufu nutega amatwi ni ikibazo gihangayikishije nubikurikirana ubushakashatsi bwagaragaje nubikurikirana uzasanga nubwo uri kubwira ngo abo bana abasore b'imyaka 18 uzasanga abo bakobwa nka 90% baragiye baterwa izo nda n'abagabo bubatse cyane yewe ntabwo narobanuye ntabwo navuga ngo abasore ngo niki urumva igitsina gabo cyose wumva igitsina cyawe nta discipline gifite
ihangane ukora ibishoboka byose nujya no kureba urebe abantu bakuze ubaziranga muntu kuko uba winjiye muri serivisi uri gushaka kugira hari ibyo hari ushaka hari icyo ushaka kugaburira ariko se ikintu gishobora kuba batagipanze ushaka kugaburira igitsina shyiraho kondisiyo yo kukigaburira uvuga uti byanze bikunze ngomba kuba ziranga muntu hafazari byibura uzakatirwa n'imyaka uti wafashe byibura nukuze reka nkubwire nk'urugero mu byo ugiye kumaze ugiye kumbwira yuko abana hari uburyo bushoboka bwose bahohoterwa abana guhohoterwa barahohoterwa uri mu mujyo wanjye rero ugiye kumbwira ndabyeme nta gisana kanye k'abahohoterwa abana barahohoterwa na cyane kandi abahohoterwa ni abahungu ni n'abakobwa n'abahungu barahohoterwa ahubwo na cyane kuko urebye usanga abana b'abahungu bahohoterwa ahubwo ntibana kuri umwanya uri kuvugira ndetse nta n'umwe mvugira bose muri rusange kuko abakobwa n'abahungu avugira abakobwa ariko abahungu bari bakeya reka ngure kure abahungu ari benshi abahungu ni benshi kuko nta nubwo turi kugenda kuvuga ngo narahote ariko ugiye uganira na buri mugabo benshi usanga mu myaka ye mito afite ukuntu yagiye ahohoterwa n'umukozi wo mu rugo n'abakobwa bavukana n'abakuru babo n'abakobwa babarusha imbaraga ugasanga yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina so abantu samarega iki kibazo kirababaje vraiment kirababaje kubera ko urumva imibare cyetse n'imibare bajya banyuzamo bakanabeye ariko n'ubu mu abantu bajya muri 60 impamvu tuvuga abana b'abakobwa bahohoterwa impamvu bavuga abana bahohoterwa cyane b'abakobwa nuko haba hari ikibigaragaza nyine yatwaye abenshi bimenyekana kubera ko ariko umuhungu wahohotewe ntabwo bimenye ko nta ndaba ari butwara buriya n'umuhungu wahohoterwa mu buzima bwawe muri iyo bibarahari abana benshi bahohoterwa abahungu cyane bahohoterwa n'abakobwa sinabagore none se hari reka nkwereze nk'urugero rutoya ushobora gusanga ngiye nko kuno ndi mukuru mfite abakobwa b'inshuti zanjye nkajya mbazana mu rugo mfite agasozi kanjye gatoya ugasanga umukobwa w'inshuti zanjye mukuru niwe uhohotera kakana gatoya tuvukana kagahungu gafite imyaka nk'iri mu Nyarwanda biracyakwiye gake yego kumana ibyo bintu birashoboka nibwo bwabikuye gakeya ntawe mero guhohoterwa niba wemera yuko bikubiye gake rero nuko bihari uziko n'abagabo bakuru bafata ku ngufu none se jate we nta muntu wagufata ku ngufu jate nta muntu wagufata ku ngufu umugore ze ntamwamwishyira byo n'ubutesa abantu baba bafite jate nta muntu wagufata ku ngufu none se kamubaze uzamfata dore ni gutyo byatahurira ntabwo muzamfata ku ni ngufu gutyo bamuke muzaze mu bufatire ni gutyo byatangiye kuri hari amakesi ababaje ni gutyo byatangiye kuri mama Shadibu abantu bavuga bati ntabwo yafashwe ku ngufu ariko ubu umukaraza harya umukaraza yugi ubu ni wuzi uburyo yafashe ku ngufu mu magambo make abantu bagenzura ibitsina byabo ariko byo ni we nurimo bajya baza amacekingi we ntago nkuvuze ngombwe yumvise nawe yafatwe ku ngufu kuki umwanditsi atihaye credit kuki umwanditsi atihaye credit ni ukuvuga ngo hari ibintu yikinzemo yikinga mu gihe ubundi akubita hariya akatiwusha uri kubyumva uzajya uzireba bene izi nkuru aho umwanditsi ari igihe ni ukuvuga ngo umwanditsi yanze kuko byanze bikunze ibintu ntabwo byanditswe n'igihe igihe ntabwo gitayipinga hari umuntu ibyo ari byose watayipinze uwo wabahereje iti mushyire hanze mu menu w'umuceri ariko bitazitirirwa Jean Pierre azi ko ari ibyo udashatse umunyamakuru ndewe ntabwo wamubona mwandika ahantu ndamubura neza ntabwo wamubona washakashatse biranga umunyamakuru ni igihe umunyamakuru ni igihe yego sha twagiye ingabo z'u Burundi zikomeje kurwana umuhenerezo zishaka kugenzura Minembwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo ari urugamba rutoroheye Perezida Evariste Ndayishimiye wifuza gukora iyo bwabaga mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo Minembwe ni ahantu h'ingenzi mu rwego rwa gisirikare kwa Jean Pierre kuko uhagenzura abafite ubushobozi bwo kugenzura inzira z'ingenzi z'ubwikorezi inzira z'ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ububasha ku bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nka centre ya Minembwe ni agace kameze nk'akari mu kibaya kari hagati y'imisozi ya Fizi mu burasirazuba kandi muri iyo misozi niho hari agace k'ingenzi kazwi nka Point Zero tugende ku yindi titre ivuga ngo umupagasi ushaka gushimisha shebuja umupagasi ushaka gushimisha shebuja ari akabazo ubusanzwe bavuga ko uwambaye injamba atagira ijambo Perezida Ndayishimiye yamaze gusobanukirwa iyo mvugo ku buryo asa n'ushaka gufata Minembwe ku bubina bwiza kugira ngo ayivugireho ijambo nushaka turekera aho ngaho hari igihe harimo titre nyinshi Leta itabara nk'urwitwazo Uburundi bukomeza gusobanura ko kuba buri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biterwa no kurwanya umutwe wa Leta itabara urwanya ubutegetsi bwabo nuvuga ngo donc ku bw'u Burundi bo bavuga ko impamvu bajya muri Kongo
ari ukujya guhiga Red Tabara aha rero ubundi wenda iyi nkuru ko ni inkuru ndende Jean Pierre we yatangiye nanavuga ati umunyamakuru ni ukuvuga ngo birazwi neza ko byagiye bivugwa binavugwa inshuro nyinshi ko Evariste Ndayishimiye ari mu kiraka hari hakurya uramubona Evariste gashati k'ubururu byagiye bivugwa ko ari mu kiraka n'umuzo wa Afrika niko yita akanavuga ko afite ayobora Eden ayobora Eden urumva byagiye bivugwa inshuro nyinshi ko Evariste Ndayishimiye ari mu kiraka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihe nguranibuka mu minsi yashize nibwo twanavugaga tuti abandi bose ariyo nkuko abandi bose bariyo nkuko bari abacashuro bari baraje ya South Africa yaraje ntago twegeranye n'ingabo z'u Burundi ntago iri mu kiraka M23 irimo kuvuga abari mu biraka baje Burundi bavuga ko iri mu kiraka abamesede bavuga ko ari mu kiraka n'abandi nk'abo ngabo ariko Burundi bwo bukavuga yuko bwagiye guhiga Red Tabara ahubwo buri hari ikindi kintu amenyeza ubundi wazarendo burango 60% ngo ni FDR yuzuye ubundi ibyo nabibwiwe n'abantu bimeye ko bari muri FDR bariya wumva ngo ni wazarendo nyine dona abantu kuri bo badafite icyo bahomba buretse nyine se wirindiriye uyega buretse ni umutwe uzwi ndikubwira wazarendo ni abantu badafite icyo bahomba abenshi nyine usanga nta bikorwa baba bafite hariya uri kubyumva ni ukuvuga ngo wowe bamugeraho erega uzanakurikirana n'uburyo baba rokirite bajya mu kiwazarendo nyine niba FRDC na FDLR bageze ahantu barimo barwana uri kubyumva bahita bagenda bagafata nk'abaturage bari aho ngaho bakababwira bati ni mujoining ni gutyo ubundi wazari noneho bo ntabwo bahita babashyira muri FDLR nta nubwo bahita babashyira muri FRDC bahita bababwira bati mwebwe muri abawazarendo urumva ni gutyo bagenda ubundi wazarendo ubwayo ntabwo ryakwikora ikibazo ahubwo ikibazo ni abantu bayirimo sibyo kuko ntabwo wenda turi kuvuga ngo wazarendo kuko wazarendo ntabwo uri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo gusa no mu bindi bice nyine ni hose ahubwo wenda dore ikibazo wazarendo ni ikibazo cy'abantu bayirimo ubwabo n'uwayifunze intego yari afite ariko mu gihe yenda simbizi bagenda bahabwa discipline bakaba bajya ku murongo ariko nyir'ubwite su wayifunze ntabwo urwo buryo bw'ifa barihabwa nande wa discipline abantu batigeze bajya mu myitozo y'isi umuntu ntiyanaje abishaka ntago wamurokora Kristo kugahatura imbere nambe urumva ari n'abagiye bafatwa mu gihe M23 yagendaga ifata muri gufata oya kujya mu oya icyo kuvuga ngo byo kujya kugahato n'ibyugu kiri mu kurwana kiri ku rugamba nta mpamvu yuko ugenda ukipfumbata ugomba kujya gufasha abandi mu rugamba rega FARDC mu rugamba utanoro rega FARDC ifite igice kinini tagenzuye abo M23 yafashe ya paredinze harimo bavuga ati nge ndi umuzarendo undi akavuga ati nge ndi umu FARDC undi akavuga ati abantu batagaragaye n'aba FDLR seka gwaze sako no kwivugisha ubundi wafashwe ibyo bagudiye kuvuga byose ni wabi oya ntago ari gutegeka bo baramubazaga inereka tubaga briefing imbere uze gusubiza ibintu n'ibi ntago vuga ntago ari briefing uretse nyine ibyo ndi kukubwira we basobanuraga akavuga bakamubaza wagezemo wazarendo gute none bwo kuba none se kuki ntabavugaga yuko bari muri FDLR FDLR babazanye nyuma bafashwe nyuma ukwabo ariko mu ifatwa rya Goma mu ifatwa rya Bukavu numva bitewe n'uwagufasha icyo ashaka n'abantu bose baravuga kubwira isi ku buryo se utegeka ibyo uvuga byo nta gitangaza buriya icyari kirimo hariya gikomeye cyagombaga kuba cyakwatira amarangamutima y'isi yose ni ukuba harimo kugaragaramo FDLR nyinshi nicyo cyari kuba kiri nazo zagaragaye mu bundi buryo bagaragaye inyuma uri kubyumva ariko noneho mu gufata Goma mu gufata hariya ahantu hose abagaragaye cyane ni bari abanyarumaniya abagaragaye cyane igihe nibo bagiye bagaragara cyane wazarendo wa mugabo muri Amerika bavuga ngo ni Watawati Blackwater ubita Eric yitwa Eric yanacikanye ngo ariyo ngo bamufashe yitwa Eric byo tuvuga rero byo kuvuga ngo nibyo twavuga ngo umwanditsi
usanga n'umwanditsi ntawe uhari ahubwo turebe umwanditsi mu byo yanditse bigira umukuru w'igihugu cy'u Burundi bikakimugira umupagasi ni ibiki ko inkuru ari ya propaganda ni ukuba yaremeye gukoboka agakobokera muri minembwe kugira ngo agire kari agace ngagakontorore kuko ubutangira ko ashaka gutwara kari agace aba baperezida babiri hari n'igihe byigeze kuvuga ko bigeze gusa naho barakaranywa ubwo Neva perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yasezeraniye Tshisekedi kurinda Uvira oya ntago ari Uvira hari ya Rubaya mabuye yari yamusezeraniye kurinda Rubaya ntihazagira umuntu uyinyeganyeza uyikoraho hashize iminsi mike M23 ibi batsimbuyemo icyo gihe byaravuzwe ndabyibuka ni inkuru ihari ishobora kuba yasohotse niba ari muri Rwanda Tribune cyangwa muri Bwiza bavuga ko hari umwuka utari mwiza hagati ya Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi aho byavugaga ko umusirikare uri hariya w'u Burundi hari amafaranga yishyurwaga donc hari amafaranga amugendaho kandi agahabwa leta y'u Burundi noneho kwishyurwa byo ntago ryo kugeza n'ubu bararira ko badahembwa oya ntago ari kuvuga yishyurwa gutya yahabwa leta y'u Burundi agatangwa kubera umusirikare uriyo nuvuga ngo ahubwo leta y'u Burundi yo ntiyageze ku basirikare ayo mafaranga atangwa kubera umusirikare w'u Burundi uriyo bo baravuga bati niba dufite abasirikare 5,000 cyangwa 10 muraduhaye nayangaya barakuba n'abasirikare bafite none icyo gihe bivugwa ko hari amezi yaramaze kugera nk'umurangahe atahabwa amafaranga aramwishyuza amwishyuje aramubwira ati ntabwo akabaye kuri kunyishyuza nibyo twasezeranye wambwiye kurinda Rubaya none dore barayitwaye kuko Rubaya niyo buri gihe yahoraga agaragaza nk'iturufu kuko bura Rubaya ivamo amabuye ngo ni hafi hari bigera nko muri 2/3 by'amabuye ava kuri ubutaka bwawe ngo bimeze gute kuri uyu minsi umuntu uri kwigenzura bimeze bite araryoshya merewe neza nta muntu utakwifuza guhura nawe mugaragara niyo umuntu uri kugenzura Rubaya akayabo k'amabuye angana gutyo none se bo barabihakana M23 yabihakana kabisa kandi none nayo biri kuyifasha kwiyekipa biri kuyifasha kwiyubaka baranoza diplomasi imihanda barimo barayikora imihanda bari kuyubaka ibikorwa remezo amashanyarazi ariko ngwiza ukuri isuku muri kizu kuntu M23 mbona iri kwita ku bintu ikora amasuku yubaka imihanda izana amabanki y'abasirikare reka babwiza ukuri ntabwo azasubizwa asubizwa gute erega ubushize waranabimbajije umbaza uti se urabona bizagenda bite aribwo twavugaga yuko icyo tubasaba ari ukongera bagashaka uburyo bagarura Uvira ubundi niba yihoreri Uvira ko batayifite kaba ari akantu kazajya gakomeza kubasabota kakabakorogoshora umwanzi akajya abona ahantu ikidodo cya buri munota nibongere ubushize narabikubwiye ndakubwira nti ikintu ngende kubona nuko bongera bakigarurira Uvira bamara kwigarurira Uvira ahantu hose bamaze gufata nk'uko uri kubivuga bakahateza imbere nk'uko bimeze nk'uko biri gukorwa tugenda tubibona ubundi ndarakubwira nti ikizakurikiraho uzasanga hajemo kudahuza neza n'undi ufite ibitekerezo byo kugenda ngo agere Kinshasa avaneho ubutegetsi bwa Tshisekedi hagati y'amakenga na Colonel Nanga hanyuma ko mu ntuza yabo bahora bavuga ari kugira paga Kinshasa bahanze barabiretse buriya umuntu bivuga cyane none akurikirana cyane uzasanga ari Colonel Nanga makenga we ni umusirikare wibereye hariya nta nubwo ushobora kumenya ngo ni ibiki akunze ni ibiki arimo kwanga nibyo ngibyo numva rero nanabashimira isaha zageze twirukanye cyangwa twirukanywe n'igihe ni igihe kitwirukanye twirukana duhora iki kandi na Sudi nawe bura ntaba tworoheye naba kureba urujisho Sudi abakureba aba ntago ari kunanirwa Sudi ahubwo buriya abafite gahunda nyinshi hari ibintu aba ari kugenda akatakata avangavanga Sudi aramutse yararongoye nta bibazo byinshi yaba afite
aramutse yararongoye se ariyo ushobora ko atarongoye se cyangwa atarongora kurongora atarasha yavuze gushaka byo kurongora abasore b'i Kigali nta munsi basiba rwose. So reka rero mbashimire Jean Pierre wakoze cyane. Ndagushimiye Brandine Uwikunda karame muvyeyi. Dushimire na Sudi Ndayizeye ku buryo abagerageje gufasha abadukurikiye bose amashusho akabageraho ndetse n'amajwi akabageraho. Tunabasaba gukomeza gukanda subscribe ndetse mukanajya munashyiraho comment tukabona yuko ibyo dukoramo mubikurikiye ndetse munabisangize n'abandi. Ikiganiro rero Rwanda nkunda nakagaruka na hejo ku isaha ya saa 4 nkuko bimenyerewe. Nabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro bya Damuke TV tubabwira ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Bye bye.